nkuko nabibabwiye ikintu cyonyine usabwa no gukanda subscribe, share na comment, ubundi tukajya twiganirira ku nkuru z'amateka zagiye zibaho cyane cyane zishingiye kuri Bibiliya. Iyi YouTube channel murabizi yuko ari ishingiyeho. Sasa uyu munsi ikintu tugiye kwiganirira, tugiye kuganira ku buriganya bw'umugabo wigeze uba witwaga Labani wariganyije Yakobo kugera ubwo Yakobo yamukoreye imyaka 20. Uwo mugabo nta n'urupfusha muhemba, kandi Yakobo we yarageneye gukora imyaka 7 yonyine. Bes uwo mugabo akagira ubugugu n'ubusambo bukabije mu mutima kugera n'ubwo Imana yavuze iti cyakora wa mugabo urakabije, reka manuke mpangane nabyo kubera ko ibi bintu ndabona bitari buze gukunda kabisa. Uyu munsi into one of the most gripping tales tugiye kuganira kuri iyo nkuru and divine justice in the Bible. Inkuru ivugwa muri Bibiliya y'urubanza rwaciwe ni not just another story about Jacob iyi ntago ari inkuru ya Yakobo and Rachel cyangwa ngibi yari cyangwa ya Rachel no. This is the story of Laban, a man whose wickedness and greed knew no bounds, a man who imprisoned his own son-in-law for 20 years, manipulated his daughters and defrauded those who trusted him. Is the story of Laban's sins. Story tale of how greed can corrupt even closest of family ties. So buckle up. The dark and twisted actions of Laban, a man whose cruelty and deceit still echo through the ages. Stand the depth of Laban's treachery. We must first set the stage. Story begins in the book of Genesis. Genesis itangiriro mu gitabo cy'itangiriro. Meet Jacob, the grandson of Abraham. Aho tuhabona umugabo witwa Yakobo akaba ari umwuzukuru wa Aburahamu. Fleeing from his brother Esau wavuye iwabo agahunga hunze umuvandimwe bitaga Esau. Deceiving him out of his nyuma yo kumuriganya umugisha wiwe. Iyo muri murayizi nzayibaganira. Jakobo rero cyangwa se Yakobo ari land of his uncle Laban. Yaje kugera ku butaka bwitwaga Harani. Ubwo butaka bwari butuyeho ise wabo bitwaga Labani. At first Laban appears welcoming. Bwa mbere bigitangira cyajana Labani yamwakiriye nk'umushyitsi. Generous. Ubona mwakira neza mufite ubuntu. But beneath the surface. Ariko muri windani beneath the surface muri windani. Laban is a master manipulator. Labani yari umugabo w'umutubuzi ndetse urenza abandi bose. And who sees relationships as transactions. Umugabo wabonaga umubano n'abandi akawubona mu bucuruzi. And family as a means to an end. Ndetse umuryango we nta kintu wari usobanuye cyane. Falls in love with Laban's younger daughter. Rero Yakobo yaje gukora ikosa gukundana n'umwana wa Labani mutoya w'umukobwa witwaga Rachel, and agrees to work for Laban for 7 years. Yemerera Labani kazamukorera imyaka 7 nk'ingurane cyangwa inkwano kugira ngo Labani azamushyingira uwo mwana w'umukobwa witwaga Rachel. Marriage, but on the wedding night, ariko ijoro ry'ubukwe rigeze nyuma y'imyaka 7 yakoze, Laban deceives Jacob by Labani yabhinduriye umugore yagombaga guhereza Yakobo, substituting his older daughter, aramuhindurira ari kumuha umutoya amuhereza umukuru yitaga Leah, amuhereza Leah umwanya wo kumuhereza Rachel. Jacob confronts him. Hanyuma Yakobo nibwo yagiye kubonana na Labani amugeze imbere aramubwira ati, replies, it is not our custom here to give the younger daughter in marriage. Yaramubwiye ati ntago bikunda twebwe mu muryango wacu ndetse n'inaha hose ko twashyingira umukobwa mutoya umukuru agihari. Ibyo byanditse mu itangiriro 29:26. Kampa nzajya mpabasomera ubundi nibwo tuzajya tugendana neza 5 kuri 5. Mu itangiriro 29:26 aravuga ngo nuko Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo gushyingira umutoya basize umukuru. Ibyo byanditse mu itangiriro 29:26. Hanyuma aramubwira ati, kugira ngo rero na Rachel azabe wawe urankorera indi myaka 7. Ariko nta yandi mahitamo Yakobo yari asigaranye, yarabyemeye arabikora. Ikibabaje ntago byarangiriye aho ngaho rero.
nyuma y'imyaka 20 yose, mu myaka 20 Yakobo yirwa akorera agobokera uyu mugabo bitaga Labani. Jacob works tirelessly for Laban, yakoraga ubutaruhuka, tending his flocks and building his amwubakira, amuhingira amatungo ye hirya no hino. wealth. Yet Laban refuses to pay Jacob a fair ariko Labani yanze kwishyura Yakobo ngo amuhereze abakobwa be yari yarakoreye cyangwa se abageni be yari yarakoreye imyaka ibaye 20, wage. yanga kumwishyura. Laban changes Jacob's wages ndetse hari naho muri Bibiliya havuga yuko Labani yagiye amuriganya bikarinda bigera ku nshuro 10 zose. byanditswe mu Itangiriro 31:7. ubwo abantu mutajya musoma Bibiliya nzajya mpabasomera kugira ngo munabyumve. muzi ukuntu mu Itangiriro 31:7 haranditse ngo kandi so yagiye andiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara. byanditse mu Itangiriro 31:7. 7. Each time finding a new way to cheat him out of ubundi buri gihe cyose uyu mugabo Labani yashakaga uburyo aza kuriganyamo Yakobo ntamuhereza ibyo yavunikiye. greed knows no bounds. Even Labani ubusambo bwe nta mupaka bwagiraga, demands payment for any animals stolen from his ndetse yageze n'aho abwira Yakobo tuzajya unyishyura buri tungo ryanjye ribuze. bear the loss himself. aramubwira ati igihombo kizajya kiza uzajya ukibyimba wowe unyishyura. Justice murumva ko karengane works yagize. through scorching heat and freezing night. Yakobo yarabyemeye, akora amanywa nijoro, agakora ku izuba ry'amanywa, agakora no mu mbeho nijoro, Treats him like a slave. ariko bikarangira n'ubundi Labani amufashe nk'aho ari umucakara. Begin to grumble, abana ba Labani batangiye kugenda bakwirakwiza utugambo n'abahungu biwe, accusing Jacob of bavuga taking bati ubukungu bwa data nibwo bukijije Yakobo. Yakobo akize kubera ubutunzi bwa data. father's wealth. Genesis 31. ibyo byanditse mu Itangiriro 31:1. ariho handitse ngo bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavugaga bati ibyari ibya data Yakobo yarabimwatse byose, kandi ibyari ibya data nibyo yagize ubutunzi afite bwose. niho yakuye ubutunzi afite bwose. 1. But the truth is, ariko kuri kwari it is Laban who has grown rich off Jacob's ahubwo labor. Labani niwe wakomezaga gukira, agakomeza gukira ndetse agakira cyane bitewe n'ubusambo yakururaga kuri nde, Laban's greed. yakururaga kuri Yakobo. It is so consuming ubusambo bwe bwakomeje kumumunga buramubata that he even exploits kugeza n'ubwo yageze ku bana be his b'abakobwa. own daughters, Leah and Rachel, ngo ndavuga Leya na Rasheli, reducing their rights to those of atangira kubagabanyiriza uburenganzira bwabo kugera ubwo yatangiye kubafata nk'abagore b'abanyamahanga. Genesis 30. byanditse mu Itangiriro 31:15 haranditse ngo ntaduhwanya n'abahandi kuko yatugize akarya nk'uko yatugize akarya ibiguzi byacu. murumva amagambo, finally ntabwo abatandukanya n'abanyamahanga nk'uko yabagize nabo akabarya ibiguzi byabo. God intervenes. gusa ibyo bimaze kuba byinshi, bimaze gukabya, Imana He yabyivanze. speaks to Jacob in a dream, Imana yaraje ibonekera Yakobo iramuvugisha mu nzozi, instructing him to return to his iramubwira iti Yakobo homeland. haguruka usubire mu gihugu cyanyu. Genesis 31:3. byanditse mu Itangiriro 31:3. Uwiteka abwira Yakobo ati subira mu gihugu cya ba sogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Jacob gathers his wives nta and kindi cyabaye. Yakobo Please yafashe abagore be bose uko ari 2, ni Rasheli na Leya yari yarabakoreye, Quickly. barangije baragenda, Bring Laban's bagenda badasezeye wrath. kubera ko batinyaga ubugome n'uburakari bw'uriya mugabo ngo ni Labani. when Laban discovers Jacob's escape, Labani akimara kumenya ko Yakobo yagiye rero, he pursues him with a vengeance. yatangiye kumwirukanka anamukurikira afite n'umujinya n'uburakari bwinshi. God warns Laban in a dream, ariko Imana ibonekera Labani mu nzozi iramubwira saying, be iramubwira iti careful not to say anything to Jacob. ndakubwiza ukuri ko umbabarira ufunga umunwa wawe, ntugire ikintu kibi uza kuvuga ku mugaragu wanjye Yakobo, Either good or bad. abe icyiza ndetse abe n'ikibi. 31. byanditse mu Itangiriro 31:24. 24. mu Itangiriro 31:24 haranditse ngo nuko Imana isanga Labani imubonekera mu nzozi nijoro iramubwira iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza cyangwa ari ikibi. Laban, ever the manipulator, confronts Jacob with false Labani nk'umutubuzi, nk'umubeshyi, nk'umuriganya, outrage. yatangiye kubeshyera Yakobo, Him. aravuga ati Yakobo yanyibiye abana banje b'abakobwa, This moment. atangira kumushinza ibintu bitari byo. Laban- kamere ye nyayo yari imaze kwigaragaza pe. He cares not for his daughter's well-being, ntabwo yari yitaye ku mibereho myiza y'abakobwa for be, his own pride and possessions. ahubwo icyo yari yitayeho cyari icyubahiro cye no kumva arenze. Jacob, now emboldened by years of suffering, Yakobo nyuma y'imyaka yose yari amaze ababara, confronts Laban with a akora ubutaruhuka, powerful indictment. agahinda karamurenze. He recounts the hardships he
endured. ndetse kubyakira biramureba. For 20 years I have been with you. Arangije aramubwira ati imyaka 20 naragukoreye. For you through the scorching heat of the day. Nagukore ku zuba ryo ku manywa. And through cold and sleepless nights. ndetse ngukorera no mu bukonje bwa nijoro ntaryama ntasinzi. Changed my wages 10 times. wahinduye ibyo twumvikanye inshuro zigeze mu 10 zose. This is 31:38-41. ibyo byanditse mu itangiriro 31:38 niho handitse ngo imyaka 20 twabanye intama zawe n'ihene zawe zose nziragira kandi nziragira neza, amapfizi y'intama yo mu mikumbi yawe sinayariye. Umva amagambo. Jacob's words are a damning testimony to Laban's amagambo ya Yakobo and greed. yagaragaje neza ubusambo n'ubugome n'uburiganya bwa Labani. Realizing he has been outmaneuvered. aha nibwo rero Labani yabonye ko ibintu byamurenze, abona ko Yakobo bitari buze gukunda. Even in this moment, ariko bigeze no muri aka kanya Labani nk'umuntu Laban's words are laced umufezi, nk'umuntu w'umuriganya w'umwambuzi, with manipulation. yatangiye kuvuga utugambo utamenya ibyatwo. He warns Jacob not to mistreat his daughters. arangije abwira Yakobo ati basi ntuzamfatira abana banje He nabi, himself had not already done nkaho so. ubwo atari yarabyikoreye yarabafashe nabi. Story is a stark reminder of the iyi nkuru ya Labani rero destructive power of greed. iratwereka neza ko ubusambo n'uburiganya His actions fractured his family ni ikintu cya mbere cyangiza imiryango and hirya no the hino, legacy of mistrust and ndetse cyasigaye mu mateka pain. bigaragaza nk'uburiganya, ndetse ko nta muntu wo kwizerwa kabone naho yaba ari uwo mu muryango wawe. Through it all, gusa muri byose God remained faithful to Jacob. Imana yagumye hafi na No Yakobo, amount of human deceit can thwart his plans. ndetse yamweretse ko imipangu ye yose nta na kimwe cyakwanga igihe cyose yaba agumanye n'Imana. Life serves as a warning to us hanyuma urugero twakura kuri Labani, all. Labani atubera urugero Greed blinds us to rutwereka ko ubusambo n'ubugugu the needs nta of kindi byatugezaho usibye guhemuka tugahemukira abandi, and ultimately leads to our downfall. ndetse ibyo byose nta kindi bitugezaho usibye kukugwa. Jacob's story reminds us that muri Yakobo icyo even yatwigisha in the face of injustice, kabone naho twagera mu baturenganya mu baduhohotera, protector and provider. Imana niyo iturinda ndetse ikakomeza kutumenyera byose. Thank you for joining us on this journey mwakoze kubana nanjye kuri YouTube channel through the sins of Laban. If this video ndimo mbabwira ibyaha byose bya Labani, resonated niyo mpamvu ndi kubabwira ngo with you, don't forget to like, share, utaza kwibagirwa gukora share, ugakanda like, subscribe for more deep dives. subscribe, share, comment kugira ngo njye mbabwira n'izindi nkuru ndetse nzibabwire nzibereka. iyi YouTube channel niyo bijya biberaho buri munsi, niho ibintu byose bibera. We nta kintu usabwa usibye gukora subscribe.